niba mutangiye kumva mbese ubushyuhe mbese murimo murabirana umubiri wabirirana mbese murumva murimo muraka nk'amazuku ndabyamye ibyo bintu sinzongeye kubyumva ino hose rero bavuga ko wabonye undi mugabo yego cyane uyu nguyu niwe my life ubone wasimbuye musinga musaza niwe hani wanjye niwe usimbuye musaza wawe niwe hani wanjye niwe wasimbuye musaza wawe Janvier, va muri telefone sinye tubanze tuvugana. Shimo. Wazanye se umva mbwire Janvier, utaza kunyibagiza. Ndeka mbwire ikintu ugiye kukubwira ngiye kukikubwira mbabaye. Kandi ubyumve. Janvier niba ari umuntu ntashaka kongera kukumvaho uri kwivugisha ngo bla 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 ni Shiva. ndakwiyamye n'undi munsi Shiva umukure muri ako kanwa kawe kandi ntutsekere kuko ubu ngubu noneho narakaye ese wanzi b'imbere wagira ngo nakaradiyo bacometse hebebe Shiva ubundi umbuza guhamagara niso Shiva umbuza guhamagara niyo korome nindi Shiva ntikibanza ibyo kigira byose ndakwiyamye kuri Shiva ariko nakubwiye wareka kunsakuruza kuko Shiva n'uwanjye wareka kunsakuruza ibyo byo kujya mwihomahomeshaho ubundi wabuze ikindi kintu ukora we wireba ukureshyo aho kugira ngo ubane na Shiva ndi muzima kuri iyi si napfa bakampampa kuko ndeshya ukorera nicyo kintu yankundiye ni nacyo kintu gituma atakwirukaho nk'uko unyihomaho uvuze ngo iki ushatse kuvuga iki ngo ntabwo nzagira gute nakubwiye ngo uzigera ubana na Shiva nkana umva rero mbere Janvier ibyo akikoresha byose ese wanzi by'imbere kuri Shiva navuze ngo nziba imbere nagera kubwiye ngo kuri Shiva Sando ndakwiyana unyame cyangwa ubyibure kuri Shiva sheri ndavuna umva noneho wamenya Sando muri kumwe wa nyawe apa nawe ndubona wowe wibombaritse hariya uzubwira ibyo ushakiye byose hariya ho sheri wanjye hariya ho wambona ubuze ubwenge bwo kwiga ubwenge bwo gushaka amafaranga icyo uzi n'ubwenge bwo kwiga mu basore Shiva twagira ngo yarakuze wowe ubwenge ufite nubwo kujya wirirwa umwiruka umwihomaho ubwo ni ubwenge ufite gori kiguzi reka nkubwize ukuri nkiyana ase waretse tugashyira agapira hasi tugahuza umutima tugashaka umubyeyi wacu wabuze ukarekera mu bintu byo kugenda wihomahoma ku batagushaka mama yaravuze hari haramutse ntaryamye tugashaka papa wagiye wese siso genda umuhige genda umushake nta mwanya mfite byinshi bihagije ubu mu biguhugije urumva papa ntawe urimo nta n'umwanya afite kuri wowe ese yo ntabwo ari siko ese wanshingutse hejuru sandi wamvuye mu maso ukareka kuntera iseseme ko numva ndi kumukurwa ugenda uruke singutangira shibanye singutangira niba ushaka kuruka ugenda ugarure kimotera ikiza mbona ni wowe none nakabaye ndo ube no mama ntawe uhari ngaraza umva nkubwire none uwe mva imbere mama ntawe uhari wajyaga kuvugira sheri wanje ngose bikinishe nkwereka ahubwo none ubanze bajya gushyingura ishyamba byegera gusa mva mu maso nitonda rero mva mu maso rero
Qu'est-ce qu'il y a? Kuki umeze gutyo? Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie? Erega ntabwo nabura ibintera stress aha ngaha. Utera stress? Ushatse kuvuga iki? Habaye iki? Atari abakobwa bawe se? Abakobwa bawe ko nk'ubudo nari niryamiye ngiye kumva numva induru ziravuze eba n'abararwanye benze kwicana. Ngo abakobwa b'inkumi bararwana cyane. Uzi ko ari shamu bakishije bari bicanye. C'est pas possible. Ngo bapfuye iki? Ngo bapfuye umusore, uwo musore ngo yitwa ngo nimba ari Shiva. Ngo niwe bapfuye. Umwe ngo arankunda, undi ngo arankunda. Undi ngo nuwanjye, undi ngo nuwanjye. Hebana imigeri ibi inshi reka sinakubwira. Yego. Induru mu rugo? Aha. Uwo Shiva se ni wahe? Ndabizi se ko ari umuhungu wo kabyara we urambaza ubwo nakubwira ngo Shiva ninde nakubwira ngo nuwahe. Wari umwana hangase yigeze agira hanga? Ntawe nari nabona usibye ngo nyine baraziranye bombi. Sando na Janvier. Janvier he? Harahari. Janvier! Wino hano. Wino witabeso. Janvier. Ungizo kuri. Sibyo. Mimi sitaki na sipendi nywinywinywi. Unanielewa? Uranyumva neza? Wowe nasanga mfiki. Ngo muradufashe muduhinduye ntuza muduhinduye mbese abinjije ngewe na mama wawe. Nisi papa Sando yaje asanga niyicariye ni waje azanye yeza ambwira naba ntongana ntabwo nzi ngo yari afite icyo kibazo. Sando arahari? Arahari. Namuhamagara hano. Sando! Ngwino hano. No mwitabiso hano. Ntimuri abavandimwe? Murapfiki. Abantu b'inkumi mbese murumva amabere yuzuye mu gatuza inyo zaje tayari murumva mugomba kugira gute guhangara. Kuki iki gihugu cyabuzemo abasore kugira ngo mupfe umusore umwe? Papa ariko ni Janvier ugenda mwishinzaho. Ni Janvier ugenda mwishinzaho. Janvier ari wowe n'ingo uwo bamyaye imbere ninde? Ni wowe cyangwa nuriye? Nyina ariko Sando waje anyiyeza wanjye ntabwo namuvugishije. Reka mbabwire mwakobwa mwe. Niba mutangiye kumva mbese ubushyuhe mbese murimo murabirana umubiri wabirirana mbese murumva murimo muraka nk'amazuku. Ndabyamye ibyo bintu sinzongeye kubyumva. Sando? Niba mwumva reka rero magira inama. Wowe ngo akamasa kajya guci bigenda bitarya Kazivuka. akamasa kajya guci kazivukamo kandi ngo umuhana avayo n'umuhana ajyayo. Ubwo rero murumva tayari mugiye kujya mujya no magato yabo ejo dusange bazi bacometse. Reka mbabwire sinzongera kumva ibyo bintu muranyumva. Muri abakobwa bacu mugomba gukorana ikinyabupfura, mugomba gukura mutanga urugero rwiza muzahesha agaciro ababyeyi banyu. Muranyumva? Sinzongera kubisubiramo, sinzongera no kubyumva. Tangiye kuturisha imitima arasonye. Kugenda mu imbere.
wabibwira abakumva da Gwiki. wenda wowe wabibwira abakumva Umva watanye no gushondana none. Uranyumvira? ntabwo bongera ntabwo babitinyuka uhari anti umeze neza se umeze neza mwebwe mbona muryoshye muri kwitaba ni ibice ubundi uruhu rwa musaza wanjye koko sheri uyu nguyu tumwita anti ni mushiki wa mugabo wanjye wa mbere Ariko nta kindi nigeze kumubonera. igihe nicyagiye ntibigeze gusa asanga hari ibyo tutari kumvikanaho nyine turimo turatongana agahita agenda Ante nishimira kongera kubona. anyishimiye koko umutungo wa musaza wanjye nishimiye kumbona waje kwigaragura nko kubonye ariko si kukigira amahane ko nayagira n'imbere y'umuntu utazi urapfa kwivugira ibyo ushaka ese ubundi ni wanjye numva ntabwo agize uyu niwe mugabo se njya numva ino bose bari bavuga ko wabonye undi mugabo yego cyane uyu nguyu niwe my life ubu niwe wasimbuye musinga musaza uyu niwe wanjye hani wanjye niwe usimbuye musaza wawe niwe hani wanjye niwe wasimbuye musaza wawe arya njye agira ati arya njye uyu mukecuru reba rero agira amahane menshi cyane ndetse ndi umukecuru njye nawe kubera amahane ye agira impamvu ibitera ko ari umukene umugabo wanjye niwe wari ubatunze niwe wabahaga ibintu byinshi cyane niyo mpamvu rero ari kureba akabona mbese niwe wari ubatunze muri byose niyo mpamvu arimo arareba akabona wenda wowe nta kintu ushobora kumuha ariko tuzajye tubafasha tujye tubafasha uvuze guki disi ubona ko ndi umukene ko ndi umukene se bivuga yuko nabura musaza wanjye gatubuza ariko ubundi umbona uti ku buryo nawe waza buri munsi urisha ndi umukene buri munsi urisha ndi umukene ntabwo ndi umukene kuko wicaye ni kwa musaza wanjye kandi umusaza wanjye yabyirukiye mu mutungo wa data niwe yakuye ibi byose uri kubyimbamo byabusubije nkarukuramo nkarukuramo ubu ufite icyo nsubiza Ariko se Ante we. Ko ufite amahane cyane no kubera iki? ako nayagira N'umuntu utazi koko ntabwo nzi. Emwe ni ubwa kabiri duhuye wenda wakabaye ubanza kumenya kavuti uyu muntu nubwo mvugisha gutya ariko ndamuzi. Ese uranzi? akabaye ubanza kumenya nisiranze nibise nakumenya kukumenya se bimara iki bibanza urebe cyose ni igituza cyawe ivu ryamyemo sheri ntuve uvugana nawe ibintu byinshi anti hanyuma se tukuzimanira iki muzimanira iki kumenyana nawe byabaye igihombo byabaye igihombo tekereza mu kwikunda sheri ntuzanire iki wewe w'ibintu nshaka gusabira mpagiye shiri anti ikindi kintu usoroshe kureba n'icyo kugira ngo tukigufashemo nimba wanze n'icyo kurya cyangwa icyo kunywa narinje kumenya ko amakuru avugwa ariyo none ndayiboneye amakuru avugwa ariyo nta kindi ushobora kumva yuko wenda twakwereka utaba wenda uri gutekerezaho kugira ngo wumve amakuru ntanyereka se undi amabara ntabonye n'ayabo ubirebera ivu mbirebera ivu nabonye Je t'aime aussi ma chérie.
Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? N'importe quoi que tu vas préparer. Ok. Je vais te préparer le repas. Ivre délicieux. Merci. Merci beaucoup, ma belle. none se mubazanye ibyo murira ahangaha iyo mubibazanye ntari naza Je sais pas. Je connais le français. Quand va-t-elle sortir? sohoka njya ni kwa musaza wanjye Sura hicara. Urakomeza uhicara. Eh? Umumvirira ukuri. uburenganzira bwose bwo kuhicara ko ni kwa musaza wanjye wankura iki ko ntacyo wakora aho nze ndijyana ku bushake bwanjye murigende Ngahegendere murye indye wa mugabo urye indye irya gine ryawe ugenda ujye kurya iby'iwawe ukenewe genda tambuka ugende genda ufite se ufite iki ntabwo ngiye nganira n'abakene kubona twakwihanganiye ugakomeza wumva yuko nta nuza haguruka ugenda tambuka ugenda waje mu rwuzuye amabara yawe yanza kuyamenya kare areba data dore reba ndeba se ndeba ndabikira ariko ngaho utekereza urebe ukuntu uyu mugabo ameze urebe na rwa ruhu n'abafite ubundi kutarugaburaga ubundi se ndebe naragowe usiko yigega mfata gutya mu ntoki nkagira ngo ni nk'igikanka kimfashe umugore wundi yabwiye ngo nyereka arangiza ngo reba nyirashyano ngo mwana nabonye nawe reka nkubwire wifate neza musaza wanjye yarimo nawe uzanye n'abayumiti sheri mbabarira hatabikomeza no gutekereza n'ibyo akubwiye Ma Fiona, ma chérie, oui uyu mugore ko ndeba akazi. uyu mugore arakazi ariko niko mutunze nyine ababazwa no kubona yuko umeze neza ababazwa no kubona ndiho ababazwa mbese n'icyo ari cyo cyose asanze Ariko ubundi waretse. Kunde buri kure n'ikihe kibazo ufite aka kanya ibyishimo bihize bihinduka ibitekerezo umaze iminsi wishimye umeze neza muri nta kibazo nkaba ndeba wagiye kure n'iki cyabaye amafaranga yagabanyutse cyangwa barimo kukuryoza iby'abandi ariko ngaho nawe wumva ibintu bumbwira ni ukuri wumva ibintu utangiye kumbwira birebire cyane ntabwo nsimpuze nkumenyere bimeze gutya sinzi ikibazo waba ufite mfite ikibazo kandi kindemereye byandi bikomeye cyane nguhamagaye kugira ngo ungire inama kandi tayari kuza kuko simba nshaka kukubona umeze gutyo bimeze gutyo biranje nkunda kukubona wishimye duseka tunezerewe ariko birantushije mbona uri kure cyane turicaranye nta n'ubwo uzi ko naje kukureba nakwitabye ntamenya burya ngo ntabwo abwira umugenzi kandi mbese satani yabonye umuntu yishimye ntabura ibindi bintu azana bimuremereje umutima bishaka gutuma atekereza byinshi bishaka gutuma atekereza hakajya atari Rwema mwagiranye ibibazo Rwema w'abandi ararengana usundi waguhangayikisha gatuma utekereza uwo bita wicara imbere ntunamenye ko mari anti Kennedy angeza aha ku buryo buri munsi ntabwo se umuntu nkuriya w'igicucu udatekereza agutesha umutwe gute yego mana n'ubwenge uzi araza ahangaha buri munsi ngo nimuhereze amafaranga ya musaza we ngo yewe ngo niciye mu mitungo ya musaza we yewe ngo reka umva arandembeje byende byahatari ku buryo aza agasanga twicaranye n'umugabo nicaranye na Rwema yego ko ntabure kubivuga akabivuga akasakuriza akagira gute akabaho umugende ngo yego biki ngo musaza wanje ngo inzu ye ngo ukifata utarimo avuga atyo yewe nawe ukamwihora ukamutega amatwi nabanje kujya seka bigeza aho ndumirwa bigeza aho mbese n'ibyo havuga se ubu ndamukubitira aha none rero ngiye aho bigeze aho kugira ngo mbe nakwiruka nka sare cyangwa mbe bundi ngiyewe ntago bishoboka
ngiye kumukorera ikintu gikomeye kandi ngo iki ngiye kumukorera ikintu gikomeye. ikintu gikomeye wakora n'iki ku buryo isi itakota noneho Niyo mpamvu ushaka kungira ugira inama rero. gatatu Niyo mpamvu ushaka kungira inama. Nuri inshuti yanjye. Si wowe ungira inama nyinshi. Si wowe wagiye umereza ibintu byinshi byatumye nubaka nanjye. burya bisaba kugira ubwenge. Urabona umugore aragiye sibyo umugabo dore uko bigenze aho ukurikizaho na mushiki we gusa urumva baye umwe babiri batatu urumva batagukeka. Hanyuma ndakora iki? Dutekereza ikintu twakora kandi ibyo gukorerwa ni byinshi gusa wowe uraho nyine uragenda ukishima ukarengwa bigashirira aho ngaho nta bindi bitekerezo uba ufite. Reka dutekereze icyo twakora cyadufasha kurenza gufata umuntu gukora ikintu kibi ntabwo ari byo hari ikintu nagufasha Gahunga gusa nawe usigaye urya umva mbabarira banza reka tubone nukuri kwimana mbabarira pe urahise kuri inshuti yanjye ntabwo nakurya pe mbwira iyo turamukora umaze kwishima nyine ntabwo wibuka ko ari njyewe uraranzenguruka ngenda uryamye ere buri muganga wacu kandi mbabarira umbwira dukora iki reka mukugireze zenjyaho kugira ngo wongere kumena amaraso bwa kangahe. Ese ubu waba uzi ko wenda waba uraho uzi neza yuko Musenga ari muzima ibaze babaye baramukurikije umugore we waranze ukagerekaho na Kennedy ntabwo abantu babura kugukeka ariko umuntu umukora ikigoryi agasigara adatekereza nta n'uwagukeka nta n'uwamenya uko byagenze cyane ko abantu benshi bazi ko iwabo haba ibintu by'ibidayimoni bijya bibafata. Yego Azezengeye rero bavuga ko ari byo ntabwo bagukeka. Aha ngaha bari gukora bari gukoza akanyenyeri ariko nawe nukuri nabitekereje ariko nkavuga oya umujinya wanjye rero uhita uzamukiraho ako kanya kandi ukanamanuka ako kanya sibyo Rwema ntabwo kubita kwita murahita wishima ariko ibyo bindekere ndabikurikirana gusa nawe ntukarakare mugaragaza uburakare kuko umuntu warakariye abantu bakabibona. uzi ukuntu asa akanukira hano uzi ukuntu asa umva yaje ahangaha wenda turi kumwe ubwa wowe kuki se mumufungurira nyoberwa ukuntu yaje se nanga dushyira hari imbwa iryana nazi zamushishimura urakoze gusa umurishije umutima tuza pe icyo natekerezaga nakora nkubutse birahita bimanuka bigenda byoroshye cyane reka mfite umuntu ubikora rikaka nta nubwo bisaba ibintu byinshi umva gufata umuntu ukamukorera ikintu kidasanzwe abantu bashobora kugukeka ariko iyo umuzezengeza gatangira gucira inkonda nta nubwo azongera kubitekereza.